Oh guys, dutemberane live hano ni saa 11:57 ubwo twazindukiye mu gasoko hirya no hino dore uko babyifashe aha ni Nyabugogo. Murebe ukuntu abantu bari gushaka amafaranga, nubwo amafaranga aba yanse rwose ariko abanyarwanda tuba twagerageje kuyashaka. Iyi ni sawa cyane. Hano rero turi ahantu iruhande rwo kwa Mutangana, muri kubona ukuntu abantu bari gushaka amafaranga nubwo aba yabuze. Ni murebe uko babyifashe kabisa. Aha ni saa 11:58. Aha rero turi ku gace ko kwa Mutangana muri kwirebera. Rero dutembere live yabazaniye ko bizajya biba byifashe hirya no hino mwirebera uko bimeze. Rero nimukomeze mu bikurikirane ndabizi ko nta rungu tuzajya tubireba uko byose ko byakabaye. murakoze cyane mu bikurikirane. Rero abatarabyuka tubyuke tujye gushaka amafaranga. Murabona ko abandi baba badutanzeyo. Mubyuke kabisa. Murabona ko baba bakamejeje bari kuyashaka. Mubyuke